Reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikirana kuri iyi channel, abakunzi ba Hapa Gospel. Reka mbabwire yuko uyu munsi ngiye kubabwira kubijyanye no kwizera mu bihe bigoye, kwiringira Imana n'igihe byose byaba byanze. Ndabashimira kandi yuko mukomeje kubana natwe, mukabasha gusangiza bagenzi bacu cyangwa bagenzi banyu hirya no hino izi video mbanabakoreye, mugakora kuri like, abakora comment mwese ndabashimira, abakoze subscribe mwese ndabashimira. Ntangiranye ikibazo kitureba twese ngira nti ninde muri twe cyangwa muri mwe utari yigeze anyura mu bihe bikomeye? Hari igihe umuntu ahora yibaza ati kuki ibi byose bimbaho? Ese Imana yaranyibagiwe? Ese isengesho ryanjye ntago rikigera ku Mana? Ibyo nibyo benshi twibaza, ugasanga ndetse bamwe bibaviriyemo no gucumura cyangwa kuba bava ku Mana burundu. Ariko ndashaka kubwira ko n'igihe byose bisa n'ibitakunze, Imana ntiba yatakaje gahunda yayo ku buzima bwawe, ahubwo Imana ni Imana. Imana ikorera ku gihe cyayo kandi Imana ifite byose mu biganza. Nta kintu na kimwe gishobora kuba ku buzima bw'umwana w'umuntu Imana itabireba cyangwa itabizi. Kabone naho abadayimoni bahaguruka, kabone naho abakozi twita abasatani bahaguruka bakakwigabiza bakaguhagurukira, ndakubwiza ukuri yuko nta kintu bashaka kugutwara. Igihe kwizera kwawe, igihe ibyiringiro byawe biri mu Mana. Ibihe bigoye ni ibisanzwe mu buzima. Bibiliya itubwira ko mu isi tuzahura n'akaga. Ibi wabisanga ubutumwa bwiza bwa Yohana 16:33. Nta muntu n'umwe uzabaho atanyuze mu bibazo. Hari abahura n'indwara, abandi bahura n'ubukene, abandi bagapfa, abandi bakamburwa inshuti cyangwa imiryango. Ibi ni ibintu muri iyi minsi mumaze igihe mubona cyangwa mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Abantu mu bihugu bitandukanye ndetse ibihugu by'ibikomerezwa nk'Uburusiya, imiyaga imaze igihe kinini yica abantu, imitingito yamaze abantu. Mwagiye mwumva izitwa za tsunami, abantu barapfuye, ukabona nk'abantu aho bari bari cyangwa aho bari bateraniye, yaba mu mazu yaba hanze, abantu bari hejuru y'ibihumbi 100 bapfiriye rimwe. Ni isaha imwe mu yindi saha ukumva abandi hari hirya bapfuye, nimugoroba ukumva abandi bapfuye, ejo ukumva abandi bapfuye. Mumaze igihe mwumva intambara ziri kwica abantu mu gihugu cya Ukraine, aho abantu bari kwicwa n'amamisire atandukanye, ibisasu bya kirimbuzi. Ababitera n'abantu ariko bakabitera mu bantu, kandi abo babiteyemo hari igihe barimo n'abavandimwe babo, inshuti zabo. Ugasanga rero abantu bapfuye mu buryo butunguranye. Aho ni ku isi, ibyo nibera ku isi. Mu Bushinwa amazi ari kwica abantu, imyuzure iri kumara abantu, ariko n'imiyaga iri kwica benshi, abari kugwaho n'amazu, abamazu ari kurimbukiraho, abinyanja ziri kuza zigakubita zikica umuntu umwe mu masegonda 2. Ariko ugasanga abo bose banapfuye ntabwo ari uko bari bafite ubukene, ntabwo ari uko bari bakennye amafaranga, ntabwo ari uko batari bafite amazu meza n'amamodoka meza, ariko mu isi nuko bigenda. Uko kwihangana rero, kwizera mu gihe cy'ibigeragezo, nibyo bikomeza kugaragaza imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Uko ibigeragezo bikugerageza, uko ibibazo biza bitwugariza, uko ibyo byorezo biza bitwicira abacu, uko biza biduteza imbaraga nkeya no kwizera guke, ariko tugashikama, tugahagarara, tugakomeza kwizera, tugakomeza guhamya yuko Imana ishobora byose, nakubwira yuko ibyo ngibyo ngo ari byo bikomeza kugaragaza imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Ese wari uzi ko kwizera mu bihe bigoye ariko guha Imana icyicaro? Kwizera si ugutinya cyangwa gushidikanya, ahubwo kwizera ni uguhagarara ku ijambo ry'Imana n'igihe cyose bitagombye kuba bishoboka. Igihe cyose ubona nta nzira ihari, igihe cyose ubona wowe nk'umwana w'umuntu ntawo kwitabaza, ubwawe ntacyo wakwimarira ndetse nta n'icyo wabihinduraho, mu miryango yawe, inshuti n'abavandimwe ntacyo bagufasha, reka nkubwire yuko hejuru ya byose n'Imana niyo yonyine ishobora kuba yakora. Kandi ngo hejuru ya byose, hejuru ya zeru, Imana irakora. Yobu amaze kubura byose yaravuze ati, uyu mugabo ngira ngo inkuru za Yobu murazizi. Iyo usomye mu gice cya 19 umurongo wa 25 haravuga ngo kuko nzi yuko umucunguzi wanjye akiriho kandi amaherezo azahagarara muri iyi si. Yemye
Kwizera ni ukwemera ko Imana iri hejuru y'ibyo ubonesha amaso, ko ibibazo byawe bidashobora kuba bikomeye kurusha umugambi Imana igufiteho. Uko niko kwizera. Imana igufiteho umugambi, ndetse igihe uyemereye igakora mu bugingo bwawe, wowe ubwawe uko wibona uyu munsi bishobora kugutungura kuko atari kuzibona ejo. Ndetse benshi bavuga yuko ari amahirwe bagize, abandi bakavuga yuko bakoze cyane, ariko bakibagirwa yuko ari umugambi w'Imana ibifite ku buzima bwabo. Reka twifashishe ingero za Bibiliya ku banyuze mu bihe bigoye ariko bagakomeza kwizera kwabo nta gutinda. Umugabo Aburahamu mwese muramuzi, yategereje imyaka myinshi cyane adafite umwana, ariko yakomeje kwizera maze Imana isezerano irarisohoza. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma ibice 4 umurongo wa 20 ukageza ku 21, reka mpabasomere, ndabizi ari n'abagira ubunebwe bwo gusoma Bibiliya. Ahangaha haragira hati: ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana. Umurongo wa 21, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Uwo nguwo ni Aburahamu. Inkuru z'uyu mugabo Aburahamu ntago nazivugaho byinshi, kubera yuko hambere mperutse no kubakorera icyegeranyo ku bijyanye na Aburahamu n'umugore we Sara. Mushobora kujya kuri video zabanje kuyica no mu minsi ishize mukareba amakuru y'umugabo bita Aburahamu, watangiye ari Aburamu nyuma akitwa Aburahamu, n'umugore we Sarayi waje guhinduka Sara. Reka nkubwira ahubwo ku bijyanye na Yozefu. Yozefu mwese muramuzi, umwana wabayeho mu buzima bukakaye, ubuzima bukomeye, ubuzima buruhije, agahangayikishwa na bene se, abavukanyi be, abo bavukana, abo bonse ibere rimwe. Abo nibo bamuhangayikishije, abo nibo bamufashe bamushyira mu bibazo bikomeye, baramutaba mu rwobo kugeza naho bamugurishije n'abanyamahanga. Iyo urebye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 50 umurongo wa 20, aha haranditse ngo: ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Ayo ni amagambo akomeye cyane nyuma yuko Yozefu yari amaze kuba umuntu ukomeye. Reka nkwibutse yuko aba ari abavandimwe be yari kubwira. Nyuma yuko Yozefu agurishijwe, yarafunzwe muri gereza, ariko yakomeje kwizera kugeza igihe Imana yamushyize hejuru isohoza ibyo yari yarasezeranye. Umugabo Danieli mwese muramuzi. Uyo tuvuze Danieli dukurikizaho Meshaki, Saduraka na Abedenego. Amakuru yabo murayazi. Reka nkubwire yuko Danieli yajugunywe mu rwobo rw'intare, ariko akomeza gusenga Imana ye, kandi ararokorwa ngo Imana ifunga iminwa yazo, ifunga iminwa y'izo ntare zari zishonje zikeneye icyo kurya, ngo intare ntizamurya, ngo Yozefu bamukura mu rwobo rw'intare ari muzima. Ibi byose bitwereka ko Imana ikorera mu bihe bigoye, ikagaragaza imbaraga zayo ku bayizera cyangwa ku bayifitiye icyizere. Reka nkubwire ngo ntuzigere ukora ikosa ryo gutakariza Imana icyizere. Imana ihora ari Imana, kandi Imana ihorana imigambi myiza ku bantu bayo. Hari ibintu 4 by'ingenzi uheshwa no kwizera mu bihe bigoye. Amahoro yo mu mutima, icyo ni icyambere. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 27, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Uwo ni Yesu Kristo. Reka nkubwire yuko imbaraga zo gukomeza urugendo byose tubiheshwa no kwizera mu bihe bigoye. Mu gitabo cya Yesaya ibice 40 umurongo wa 31 haranditse ngo: ariko abiringira Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Umva ingingo y'ingenzi ya 4 duheshwa no kwizera mu bihe bigoye: ibyiringiro by'ejo hazaza. Kubaho udashidikanya uko ejo uzaba uriho, kubaho udashidikanya nimba ejo uzabona ibyo kurya, kubaho udashidikanya ku bijyanye n'imyambaro uzambara ejo, kubaho udashidikanya ku buzima bwawe bw'ejo hazaza.
nubwo uyu munsi wuzuye amarira, ejo hazaza Imana ishobora kukuzanira ibyishimo. Mu gitabo cya Zaburi ibice 30:6 haragira hati, uburakari bw'Imana ni ubw'akanya gato, ariko urukundo rwayo ruzana ubugingo. Harakomeza hati, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya impundu zikavuga. Amagambo y'ihumure, amagambo meza, amagambo akomeye cyane. Uyu munsi waba uri mu marira, uyu munsi waba ufite ibibazo, uyu munsi waba uri mu bushomeri nta kazi ufite, ariko ejo ntabwo ariko bizaba bimeze. Ngo ejo nk'iki gihe waba ahari urimo guseka, ejo impundu zaba ziri kuvuga, ejo ibibazo wari urimo uyu munsi byaba byarangiye, mu cyumweru gitaha byaba byarangiye, ariko no mu kwezi gutaha bishobora kuba aribwo bizarangira. Niki kiguteye kwiheba uyu munsi wa none? Nyemerera rero, ubu ndabizi wasanga mutangiye kwibaza icyo twakora mu bihe bigoye, cyangwa icyo wagombye kuba ukora mu bihe bigoye, mu bihe biruhije. Number 1, icyambere, komeza gusenga. Nubwo bisa naho nta gisubizo cyiza uri guhita ubona, ariko Imana iracyumva. Ya Mana ntabwo yahindutse, ya Mana yakoze bya bindi ntaho yagiye. Imana iracyari ya Mana. Icya kabiri, shyira umutima wawe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntago wakwizera utumvishije ijambo, rirakomeza kongera kwizera kwawe. Icya gatatu, komeza kuba mu bumwe n'abizera, komeza kuba hamwe n'abizera, komeza kwegerana n'abantu bagifite ibyiringiro, komeza kwegerana n'abantu basenga, abantu bazi Imana yabo, abamaze gusobanukirwa yuko batariho ku bwabo, batibeshaho. Abo ngabo bazagukomeza. Ntukabe wenyine mu mubabaro, kuko abizera bakomeza kugufasha mu rugendo. Number 4, icya kane, emerera Imana kugutegurira inzira nshyashya. Akenshi ibigeragezo bidufungira amarembo mashya utaruzi, maze byose bikibana. Ibigeragezo bishobora gutuma wiganyira, bishobora gutuma witotombera Imana, bishobora gutuma witotombera uko ubayeho, maze ugasanga n'ejo heza hari hateganyijwe hawe harahagaze. Ibyo Imana yaguteganyirizaga, imigisha yawe ukayiheza mu kirere, ibyo wagenewe ukabiheza mu kirere. Abamarayika bari boherejwe kubw'ubuzima bwawe, bagahagararira mu kirere, bagahera mu ijuru rya gatatu, ntibabashe kugeraho. Kwizera mu bihe bigoye si ibintu byoroshye, ariko nibyo bituma ubona ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Amagambo akomeye muri Petero wa mbere ibice 5:10 ngo, naho mwaba mwarababajwe igihe gito, Imana n'ubuntu bwayo bwose izagukomeza, ikomeze umuryango wawe, ihagararane nawe mu byago no mu makuba, kandi izagushyigikira. Nubwo rero byose bisa n'ibikugoye, Imana iracyari ku ngoma. Yesu aracyari umucunguzi, Umwuka Wera aracyari umufasha kubizera. Kwizera mu bihe bigoye ni ukwemera ko ibigeragezo ari inzira igana ku ntsinzi yawe. Niba unanijwe n'ibibazo byinshi, uyu munsi wari uwawe. Nimungana mwese, abarushye n'abaremerewe, nanjye nzabaruhura. Ayo ni amagambo Yesu Kristo ubwe yivugiye. Wabisoma mu Ivanjiri ya Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Komeza kwiringira Imana, kuko igihe cyo kuruhuka kizagera, kandi igikomeye kurusha byose, uzabona ubugingo buhoraho mu Mwami Yesu Kristo. Nagutinda rero, munyemerere mbasezereho. Ni John Advisor nk'ibisanzwe, mbategurira izi nyigisho kugira ngo zubake imitima yanyu, kwizera kugwire, kandi kurusheho kubaka umutima w'urukundo mu bantu. Ubishoboye wakanda hariya kuri like, ukanasangiza abandi izi video, ukajya muri komenti ugasiga igitekerezo cyawe. Naho ubutaha. Welcome to Hyper Gospel TV.